What's up again my people, this is your boy Mr. Donne. Mumeze mute? Nizera ko rero aho muri hose gahunda zimeze neza cyane, ndetse ko ibyo murimo biri kugenda bicamo fresh, ndetse nawe bitameze neza. Nagira ngo nkubwire ni humura, bizamera neza, ntukihebe. Buriya icyambere no gukora cyane kandi ukanasenga. Icyambere wowe banza wizere yuko ibyo birimo bizacamo ibindi bizizana. Nagira ngo ko rero iyi ngi ari Kaida TV, murameze kumenya rero ko ni channel yonyine ibagezaho amakuru yizewe, myidagaduro kandi ndetse acukumbuye abari kugenda avugwa muri ako kanya muri ayo masaha. Cyo nakubwira cyo we kanda subscribe, urayikinge ndetse unatereho comment, ubundi unasharinge rwose n'abandi bagenda babona ibyabacitse uburyo ari sawa, kugira ngo ujye uri updated mu makuru abagiye avugwa muri entertainment. Kuri wowe rwose wikurira ku entertaininga, ndahari kugira ngo njye mbibakorera. Muri rusange Kaida TV irahari kugira ngo ije ibibakorera. So ubu ngubu rero uri kumva ni Mr. Donne the entertainer, umuhungu wabigize umwuga. Ukuntu rero ubu ngubu bimeze nuko icyo nakugura cyo nuko ubu ngubu uwo bita tuzi nka King James. King James iyo tuvuze umuziki nyarwanda ntago twibagirwamo King James rwose, amaze kumenyekana cyane. Gusa agenda bivanga na business ku ruhande. Murabizi ko afite business akora ya kawunga, hakaba nyine ari business imeze neza cyane, iri kugenda inaraninga fresh. Buriya ikintu nyine bigaragara yuko muri umuziki kuva yakora umuziki, afite aho wamugejeje, wamuvanye ubundi. No kuvuga ngo niba uri gukora ikintu ugerageza gukora uva ku rwego rumwe ugera ku rundi. Mu Rwanda dufite ikibazo cyuko usanga abahanzi ugasanga umuhanzi ari kuba superstar, ari kuba umustar, ariko nko mu myaka 3 ugasanga nago kibasha kwigurira akantu nyine gafatika. Afite hiti ariko nta kintu kizima nyine yakuyemo bigetewe n'iki, ntago yigeze icyo kintu twita saving ntago yakitayeho. Ikindi kintu ntago yigeze nyine, no kuvuga ngo yihereraga mu gutwika gusa. Ariko nakubwira yuko King James ari urugero rwiza, yagaragarije abandi bose yuko umuziki ufite aho wakugeza. Abantu benshi bagenda bavuga ngo hafi ngo umuziki nyarwanda, ngo umuziki wonyine ngo ntaho wakugeza, ngo nta kindi kintu ukora. Guys, umuziki ufite akamaro gakomeye cyane igihe wawitayeho cyane, ukawitaho ukawukora cyane, uguteza imbere. Wowe niba ufite impano, kora neza ibindi bizizana, yishore. Then uwo muziki wowe nyuma yo kuwukora ukuramo iki kindi. Ese nutahera gutwika gusa? Wowe nyine niba ufite iyo mpano, kora, sohora ibihangano byawe, ariko wibuke n'akantu ka saving. King James yabikoze neza. Ubu ngubu ari mu bakire dufite hano mu Rwanda. Ndishuwa yuko King James ari umwe mu bakire dufite hano mu Rwanda, mbihagazeho kandi yabikuye mu muziki. Rero ntitukagenda twita ngo muziki ngo nta hantu wakugeza. No way, muziki urahakugeza cyane ubu. Rero ko ngubu ukuntu ibintu bimeze, King James wanyu muramuzi, afite indirimbo nyinshi mu magambo ajyanye n'urukundo. Man, uriya mujama rwose King James, amagambo ye yakoreshaga abantu benshi barayakoresheje nyine, bandika ku turetere, bagira gute n'iki badetinga, rumva bivuye mu ndirimbo ziwe. Indirimbo ziri turabizi ibintu zagendaga zikora kera, zarabicaga bigacika. Indirimbo nyine ugasanga indirimbo irimo amagambo meza, azwiho uriya King James azwiho kuba ari mu bahanzi bafite amagambo aryoheye amatwi, cyane cyane amatwi y'abakobwa. Ukuvuga ngo King James nyine ni kubaho kera washakaga gutereta, ndetse na n'ubu ngubu banza bigikorwa, washakaga yivaga indirimbo ya King James, cyangwa se agahita abwira umuntu uti, niba hari umuntu ashaka gupropose agahita amubwira ati umva indirimbo ya King James, iyi ndirimbo ndayigutuye. Ubwo nawe nyine uri umuntu mukuru ugahita umenya icyo ashaka kuvuga. Nuko nk'uko gahunda zari zimeze. Kuri ubu ngubu rero gusa yari amaze iminsi atakiri kugaragara mu muziki cyane. Murabizi ko aherutse gusohora album yise Ubushobozi, ayicisha kuri channel ye yitwa Zana Talent. Iyi ngiyi akaba ari channel nyine izamura impano z'abantu. Hari na filime mu minsi yashize yacagaho ya Zabamis Sidko, murabizi cyane.
bigaragara nyine ko ari kugenda afasha n'izindi mpano ku ruhande, abantu nyine bafite impano bagenda akabafasha. Kuri ubu rero icyo nakubwira nuko King James kuba rwose afite ayo magambo aryoheye amatwi, azwiho kuba aririmba indirimbo z'urukundo, ariko ibyo kurangwa narwo nyine like nyine ikiva muri ayo magambo y'urukundo. Turabizi ko niba uri ayo magambo ubwira umwana finally nyine birangira umutaye amago. Ibyo ngibyo rero King James ntabikozwe, uwo ni umwarimu wayo, ariko we ntabwo nyine abyitaho. Akaba rero yatangaje ko yaraganiraga n'igitangazamakuru hano mu Rwanda, bamubajije ku kijyanye no gukora ubukwe, aravuga ati reka nta gahunda mfite rwose, mumbabariye igihe nikigera nzabukora, aracyari kare. Nakubwira ko kuri ubu King James afite imyaka 32, ariko guys nje ndumva ati na mutoya, nta mpamvu yo kumushyiraho pressure, ntabwo kuze cyane birenze, ntabwo ku buryo abafana bo nyine babijyana nyine ngo gira yaramaze iminsi ari ku gitutu cy'abafana nyine bamubwira ngo nashake. Ubundi abahanzi nicyo kibazo bagira, cyangwa se abasitari muri rusange, usanga iyo agejeje mu myaka 30 abafana be batangira kumureba ijisho, bati uri mu biki, kuri kudutindira utatwereka n'iki kutatwereka se umukopine bimeze bite, ko nta kintu kutwereka. Gahunda ziba zimeze, ariko nyine umufana nyine nicyo aba yireberaho, aba yirebera nyine inyuma gusa. Ariko we nk'umusitari, we nk'umuntu ufite n'indi target yaba ashaka kugera, aba agomba kwitonda akitwara gake mu buryo yumva, ku buryo buriya guys nanabibabwira bagire inama, urugo si ikintu cyo guhubukira man, reka niwe zakubeye, banza urwitondere, uko kugira ngo ugende iminsi mike uhite wumva ruragusajije. Muri iyi minsi dufite ikibazo cy'amadivorce, usange uhise waka divorce. Byiza bipange neza, uzabane n'umuntu ushaka, wumva wishimiye, utagendeye ku gitutu cy'abandi. Man nose niba koshya ukabijyamo gutyo, urumva n'ubundi bizarangira bigenze gute? Ni wowe uzabibabariramo finally. Kare numara kubibabariramo bazaza n'ubundi bazatangira kongera kukuvuga, nabwo bazakuvuga man. Ariko nyine ku isi imeze, igihe cyose uri kuri isi uravugwa, ibyo tujye tubyihangana nta kundi. Ubu rero King James murabizi ko mu minsi ishize yasohoye indi indirimbo nshyashya kabisa yitwa Turacyari Babandi, avuga yuko iri kuri album ya 8 ari gutegura. Iyo ndirimbo ya mbere iri kuri album ya 8 ari gutegura, murabizi ko yari afite yitwa Ubushobozi. Mu minsi ishize, mu mezi ashize rwose yari arimo celebrate yuko yishimira nyine yuko yamugejeje ku rundi rwego man. No kuvuga ngo yayigurishaga amafaranga menshi cyane koko, ariko ntibyabujije abantu kwigura. Nibyo bindi tuvuga ngo iyo uri umulegend ntago uba ufite abafana, no, uba ufite icyo twita abakunzi bakunda ibintu byawe uko byaba biri kose, price yose wabishyiraho bakabyakira uko biri, bitewe n'urukundo bagukunda, bashaka no kugushyigikira cyane. King James yashyizeho iyo album, ariko abantu bayiguze yari arimo celebrate ko imaze kumwinjiza arenga miliyoni 60 mu minsi mike. Guys, ibyo bintu bikorwa n'abantu bangahe? Ni bake cyane. Ariko nyine nyuma yaraje abantu batangiye kugenda bavuga bati ibintu ari gukora ntabwo ari byiza, hari abantu tugukunda twibera iyo kure cyane tutabasha kubona ayo mafaranga yo kuyigura, rero uri kuduhemukira. Gerageza urebe ko tugenza natwe, ahita ayishyira hanze neza, abantu bose bagenda bayibona. Yamwinjiriza gatubutse by the way. Akaba rero gutegurana album ya 7 yise iyo album ya 7 yise Ubushobozi, akaba ari gutegurana album ya 8 nayo iriho indirimbo nshyashya yitwa Turacyari Babandi, ifite n'amashusho meza man. King James asigara mu kire pro man, no bagaragaramo nono nk'ingagari nyine nk'imbyeyi ya danje, ariko ubyumve mukire nyine yitwara nyine nk'abakire, ubona uburyo nyine ameze, unari umukire nyine, nta bintu byo gupapa nyine, nta bintu bunari imbyeyi nyine oje. Kuri ngo rero icyo nakubwira ko nuko urungu ari gupanga
ari gushaka kongera gutegura gukorera ibitaramo. Rwose yahoze yagiye avuga ati ndashaka kongera gutaramira abantu, harimo abanyarusizi, akabamurikira album ye nshyashya, ayimurikira abanyarusizi. Azataramira n'abanyakigali, ariko azaba ari kumwe n'abandi bahanzi nanone bagiye batandukanye, azabazana nabo bakorane, ntabwo azaba ari we wenyine. Uyu muhanzi rero King James yagiye abitangaza yuko agiye gukora nanone ibitaramo, agiye kubagarukira abahe ibyanyu. Mwari mumaze igihe mumubaza muti ntabwo turi gukubona mu bitaramo byagenze gute, gusa ariko yagarutse. Mwongere mwishime, mugende mu mufane, mumurebe, ari kubitegura araje abahereze ibyanyu. Mukomeze mu enjoying n'indirimbo yitwa turacyari babandi. Yes, abari rero bavuga ngo mu minsi ishize nagira ngo mbibutse yuko haherutse ku gifoto ivuga yuko yakoze ubukwe. Abantu batangira kuvuga ngo nguriya ngo ni King James ngo yakoze ubukwe ngo kabaye, ariko guys byari ibinyoma, yari photoshop. Byari ibinyoma, yabinyomoje. No kuvuga ngo abandi batangiye kuvuga ngo yari pasi ngo yahawe ngo na Meddy, ngo bahuriye muri Amerika, ngo ubungubu ngo bakaba bagiye kongera gukorera ubukwe muri Amerika. No, ntago ari byo. Bari batangiye ngo yahawe pasi na Meddy, ngo barahuye ahabwa pasi, ariko sibyo. Bari batangiye kuvuga ngo bazanahurira he, ngo bazaba hehe muri Amerika, ariko ntago ari byo. King James ntago aragize igihe cyo kubukora, ntago araba tayari, nyine arakishakira amafaranga, nagize igihe azabukora. Nuko gahunda zimeze. Nagira ngo ngure yuko iyi ngiyi ari Kaida TV, wowe subscribinga ubundi ugihora uri updated mu makuru agezweho nk'aya ngaya acukubuye kandi y'ubwenge sana. Uyu nguyu ni Mr. Donne the Entertainer, sibyo guys? Ciao.